nongeye kunezerwa kubona Nzungize Eric, nkabona ba Jean Balek, ba Steven, ba Mahoro, abantu twiganye muri secondaire bakiri mu murimo w'Imana. Bijya binezeza iyo ngize amahirwe guhura nabo cyangwa ahantu bari bateranye, ndabivuga nkavuga ngo Imana ishimwe ku bwabo. Amen. Kandi ni ibintu bitanga ibyiringiro yavuga ngo niba nuri Imana yaramushoboje, nanjye Imana izanshoboza mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuganira ku magambo y'Imana badusomeye, turongera tuyasome. Ni igitabo cy'Abaheburayo igice cyaho cya 4 umurongo waho wa 14 kuya 16. Umutwe w'amagambo avuga ngo Kristo ni umutambyi mukuru uruta abatambyi bakuru bo mu isezerano rya kera. Nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru, ari we Yesu umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizera tukabyatura, kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe, tubone ubuntu bwo kutubabarira mu gihe gikwiriye. Amen. Aya niyo magambo tugiye kuganiraho. Nagerageje guha umutwe uvuga ngo Kristo Yesu niwe mu gitambo, ndetse niwe mutambyi mukuru wadukije icyaha n'ingaruka zacyo. Amen. Haleluya. Kuva isi yaba nkuko tubisoma mu gitabo cy'Itangiriro, batubwira ko Imana yaremye isi n'ijuru, irema n'ibindi birimo byose, irangije irema n'umwana w'umuntu. Mu kurema umwana w'umuntu yamushyizeho, ibona ko ngo bidakwiriye ko aba wenyine, irangije iravuga ati reka imureme n'umufasha umukwiriye, babaho bari muri Edeni. Nyuma yaho umuntu yaje gucumura, wa muntu waruremye mu ishusho y'Imana, wa muntu Imana yajyaga izigasura bakabana n'Imana. Imana ntabwo yajyaga imuteguza, ntabwo Imana yamubwira ngo none uyu munsi nzaza tubane cyangwa tubonane, ahubwo kubonana kwabo n'Imana byari biri direct, cyangwa se nta kindi kintu cyabagamo hagati kibitangira. Hanyuma uyu muntu amaze gucumura atandukanwa n'Imana kubera icyaha. Icyaha kimutandukanya na bwa busabane bw'Imana. Kwa kundi Imana yagize kamusura, ibyo bintu bikurwaho. Kubera yuko we ubwe akimara kumenya ko yacumuye, akabona ko yambaye ubusa, Imana yaraje ngo yumvishe imirindi y'Imana, wa muntu atangira kugira ute guhunga, ajya kwihisha. Bwa busabane n'Imana buba burabuze. Hanyuma Imana irareba iravuga ngo uyu muntu ntabwo aza kuguma ahantu twajyaga tubonanira, kubera yuko nahaguma birashoboka yuko yazegera n'igiti cy'ubugingo akarama iteka, cyangwa se akaba iteka ryose. Umuntu akorwa muri Edeni. Kuva umuntu yacumura, icyaha cyabonye akito muri kamere y'umuntu, kiba nkaho kigiye muri gene ziwe. Umuntu biba muri DNA z'umuntu. Icyaha kiba muri we, ntabwo bigombera yuko umwigisha ngo icyaha gikorwa gutya, ahubwo ako kanya ukivuka muri wowe haba harimo ikintu cyitwa icyaha. N'umwana we wa mbere yabyaye Yesu yigaragaza ko ari umunyabyaha, yica murumuna wiwe, kubera ko icyaha cyamaze kugera mu bantu. Imana ibibonye iravanga uyu muntu nari mukunze, uyu muntu amuremye mukunze, uyu muntu amuremye mu ishusho yanjye, kandi ndacyashaka ubusabane bwanjye nawe, ndacyashaka kubana nawe. Ishyiraho inzira y'abatambyi bo kugira ngo umuntu najya acumura adacirwaho iteka, ahubwo abone uburyo bwiza kongera kubana n'Imana, cyangwa se yongere ajye muri relation n'Imana. Hagiyeho abatambyi bakajya bajya imbere y'Imana kwinginga Imana kubwo wa muntu wakoze icyaha. Wa muntu yacumuye, wa muntu yimenye icyaha, akagenda akajya kumutambya akamubwira ngo uyu munsi nakoze icyaha, nimenyeho ibyaha, nubwo ntari nabitekere ntabigambire, ariko nabonye muri nge habonetse icyaha. Umutambyi akajyana igitambo, akagenda agatambira wa muntu ku Mana. N'umutambyi nawe hari aho yari yemerewe kugera. Hanyuma akaza umutambyi mukuru nawe afite ahantu azinjira hatandukanye n'abandi batambyi batoya. Aho ni mu ihema ry'ibonaniro, abatambyi bageraga ahera, ariko n'umutambyi mwe akagera ahera cyane, ahera. Amen. Kuhagera hari ibintu byari biriho by'imbogamizi. Uyu mutambyi mukuru nawe yajyaga ahera cyane rimwe mu mwaka, yashobora kugenda nawe ajyanye kwitambira igitambo cy'ibyaha byiwe,
ariko byarabagaho yuko n'uyu mutambyi agwayo kubera ko yagiye mu buryo butemewe, akagenda bafite umugozi bamuziritseho, wenda bakajya bumva bati se aracyari muzima, bakumva kinyeganyega ati sawa bura nta kibazo. Ariko iyo yagwagayo ntago nizera neza yuko nawe yagiye gutambira baga bagize bababariwe. Imana imaze kubona ibyo bintu byose, na Satani nawe yahoraga, ijambo ry'Imana muri Petero no babyanditse no mu Byahishuwe baravuga ngo mube maso kuko umurezi wanyu Satani ahora azerera ashaka kwagira aconshomera. Satani ni umurezi wacu. Murabizi ari muri Bibiliya banditse za Yosuwa ngo marayika w'Imana abura na Satani ku bwa Yosuwa, izo nkuru turazizi. Hanyuma marayika aravuga ati noneho mumwambike umwambaro wera, hakubwe ubwa bushwambagara yari yambaye. Byaze kuvuga iki? Satani iteka ahora agenda imbere y'Imana avuga ngo uyu muntu ni umunyabyaha, kuva muri Edeni yakoze icyaha, uyu muntu ni umunyacyaha, kuki wamugirira neza, kuki wamufasha, kubera iki se yabasha kubona ibingi, yaza mu bwiza bwawe kandi ari umunyabyaha, kandi Imana wowe ubwawe urabizi neza uri uwera, wanga icyaha, none kuki ukuzana umunyabyaha? Satani ko kazi kiwe ahora aza buri gihe ku Mana avuga ngo Fabrice ni umunyabyaha, Fabrice yakoze ibingibi, mbese Mana ntago bibona, ntago yarakuriye guhabwa ibingibi, ntago yarakuriye kwakirwa nawe, kubera ko muri we icyaha kirimo. Imana ibibonye iravuga ko ndi urukundo, ntago ndi Imana ihana gusa, ahubwo ndi n'Imana y'urukundo, yemera gutanga Kristo Yesu, amen, kugira ngo atubere igitambo kimwe kizima gikuruta ibindi bitambo byose. Haleluya. Bivuga ibingibi reka mbabwire ngo nubwo Kristo Yesu yatwitambiye akaba igitambo kimwe kizima, ntago bikuya yuko gutamba biriho, amen, ahubwo nuko habonetse igitambo kiruta bya bitambo byose byabonekaga mbere, amen. Icyo ngicyo cyasimbuye ibyo, ku buryo iteka ryose Imana ikurebye cyangwa Imana indebye iravuga ngo igitambo cyabonetse. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iyo nje imbere y'Imana, iyo nje mu rusengero cyangwa se iyo ngiye niyereye ngiye ubwanyu mvango ngiye gusenga Imana, Imana ntago yirwa ivuga ngo none ko nta gitambo azanye, ahubwo Imana yareka banga ngo igitambo kirahari. Haleluya. Satani yavuze ngo noneho uyu muntu kucyaje imbere yawe Mana, kuko Satani arahari, ngo abana b'Imana ngo barateranye ngo na Satani araza. Ntago uko Satani adahari, ahubwo Satani igihe cyose abari avuga ngo uyu muntu kucyaje imbere yawe Imana, Imana ikamubwira ngo noneho mbese ntago wabonye igitambo ko gihari, Kristo Yesu igitambo kimwe kizima. Haleluya. Uwo nguwo arahari buri gihe iteka ryose ahora ari imbere y'Imana avuga ngo dore amaraso, amen, akura ibi byaha. Yesu ashimwe cyane. Umwe mu bashuti banjye twaraganiriye mu minsi yashize, arangije ambwira ibyamubayeho. Ni umukristo arasenga, yari amaze iminsi ngo yumva muri mu mutima we afite akavuyo, adatekanye iwe n'Imana, kumva umutima we uramushinja ibintu byinshi. Noneho habaho kazi yo kugira ngo aboneke amasengesho mu rugo. Bari gusenga ari ku cyumweru, bagiye gusenga, ntago yari azi gahunda, baramubwira ngo noneho ku cyumweru hari abakiti bazaza gusenga ahangaha dusengane. Arangije arahindukira avuga ati ariko ntago umunsi wo ku cyumweru hari amateraniro, ati nzaba nagiye mu materaniro. Baramubwira ati ariko se ko amateraniro ahoraho wazaretse ugasengana abanga ko baje rimwe, ubundi ikindi gihe nyine ukazikomezwa ya materaniro. Arabahakanira aragenda. Babashyitsi bagomba kuza mu masaha y'amateraniro ya kabiri, baratinda, baza kuza mu nyuma amateraniro arangiye. Amagaye ngo abaze se abashyitsi bagiye, baramubwira ngo reka da ahubwo nibo bacyagera. Abura nta bundi buryo bajya gufatikanya gusenga. Ariko yinjira mu rusengero mu cyumba, yinjira mu cyumba akubwira Imana ngo Mwami Imana rwose umfashe ahantu hankure, ndaba ndi mama utaza kunteza mama rwose akamenya n'ibyanjye mazemo iminsi. Imana kunari nziza, igiye kumubwira unyuze mu wundi muntu, yamubwira ngo rega iminsi yawe yo kujijwa narayirengagije. Bishatse kuvuga iki? Iteka cyangwa se rimwe na rimwe mu buzima bwacu hari igihe cyo twicara tukumva umutima uratubwira ngo rwose uri umunyabyaha, kandi koko turi abanyabyaha.
muri kamere zacu turabanyabyaha. Hanyuma ikintu gikomeye Satani akora ntabwo ari umurezi wacu gusa ku Mana, ahubwo ni n'incakura cyangwa se agira uburyarya wo kugira dukunde tuve ku Mana. Ubundi ntabwo twadukwiriye guhunga Imana, twadukwiriye kwegera Imana. Amen. Ariko Satani aza akareba muri ka kitu icyaha cyabonye muri twebwe, akakubwira ngo ese uriyobewe, ese Fabrice ntabwo bizi yuko uyu munsi wari ugiye mu kazi ugashwana n'umuyede mu bintu nkora mu bwubatsi. Ati wa muyede nta kintu wamubwiye, ntabwo wamubwiye amagambo mabi, ese ntabwo wamwirukanye mushwanye abo mu ngo, ukavuga ati umugabo wawe ntabwo wamubwiye nawe ntabwo ubizi, ntabwo uzi ko mwashwanye, abana ntabwo uzi ko wakoze ibi n'ibi ngibi. Wabona uha mwanya wo gusenga ukavuga ati noneho ndumva nakwiye no kujya imbere y'Imana, ese Imana nayibwira iki, ese ndaza kuvugana n'Imana. Kubera ko Satani icyo ashaka muri twebwe ni ukugira ngo dutandukanywe n'Imana, ntabwo ashaka ko twegerana n'Imana. Kubera icyaha aracyitwaza kiboneka muri twebwe, akavuga ngo ntabwo uzi yuko Imana yawe yera, wowe ukaba uri umunyabyaha, ese uraza kujya imbere y'Imana gute? Ariko igitambo cyarabonetse, twemera kwinjira ahera cyane. Amen, haleluya. Ubuzima bwacu Kristo Yesu ikintu yadukoreye ni ukutubwira ngo noneho mwemere kuba ahera cyane mukabonana n'Imana. Haleluya. Ntabwo wemere kugira ngo ahera gusa ngo ahagarare aho ngaho gutyo gusa, ahubwo wemere kwegerana ahera cyane wibonanira n'Imana. Haleluya. Ntabwo ukeneye undi muntu uhagarara hagati yawe n'Imana, ukeneye kugenda ushize ubwoba, kavuga ngo kubera ko igitambo cyabonetse. Amen. Kristo Yesu kwitanga ku musaraba agapfa, yapfuye kugira ngo atubere igitambo, ariko azutse azuka tubereye umutambyi w'iteka ryose. Haleluya. Kugira ngo ahagarare imbere y'Imana ku bwawe, nugerayo ntabwo aza kuza kuvuga ngo noneho ngo yakizanye cya gitambo nabi, kwa kundi ngo bene Feniyasi bagiye ngo bacana umuriro ngo udakwiriye ngo bagwa imbere y'Imana, ngo ngo nugerayo ngo nayo nshobora kugwa imbere y'Imana. Ahubwo umutambyi mukuru arahari kugira ngo uko ugerayo kose n'amagambo yawe yose cyangwa ukomeza kose abashe kukwakira. Haleluya. Ntabwo ugomba kuvuga amagambo meza wena nka Fabrice, ntabwo ugomba kuvuga amagambo meza nka pasiteri. Mu rusengero rye tuba dufite umuntu uzi gutondeka amagambo meza agasenga, umuntu iyo yasenze twavuga ngo ibintu bimeze neza. Ntabwo aricyo ukeneye, ukeneye kugira ngo ngo mwami Imana ndapfukamye ndaje. Haleluya. Amen. Imana ikakwakira. Haleluya. Icyo nicyo dukeneye cyane kuruta ibindi bintu byose. Amen. Kwizera kwacu dukeneye kwizera no kubamo, atari kuvuga ngo turizera gusa. Ahubwo ukwiriye kukubamo uvuga ngo nemera neza ko njye ndi umunyabyaha, ariko Kristo yanyitangiye arampfira, nanjye kandi nemere kugera ahera cyane kuko Kristo yambanjirijeyo, kuko arahari n'umutambyi. Haleluya. Ibyo nibyo twizera. Amen. ngira ngo Etienne sinzi niba kiri hano cyana nabikora Imana Jean Dodier, tubana mu itsinda ryitwa Abarinzi. Hanyuma tugiye tujya mu cyumba tugiye gusenga, Imana imbaza ikibazo gikomeye, ariko ntabwo cyari gikomeye ahubwo cyari bitekerezeho. Kandi rimwe na rimwe Imana nikubaza ntabwo ari kuzabiyobeye igisubizo, ahubwo izagira ngo ukunde wowe witekerezeho, wumve eta urimo cyangwa ahantu uhagaze ari hehe. Igiye kumbaza irambaza ngo Fabrice uranze. Umusore wabanje nari naganiriye n'undi musore tubana mu itsinda nawe yitwa Mahoro Pascal. Turaganira ndamubwira ati ariko buri Imana ntayizi. Impamvu nabivuze no kurakora se kuko nabanze Imana ntawe ngi ejo nerihaniye kubeshya nonge nabeshye. Nzi Imana nibona mu byaha ndi umunyabyaha buri gihe nkajya mu nzu y'Imana. Muri ngiye mfata umwanzuro navuga ngo buriya ngo ntago nzi Imana ngiye tubiganira. Imana yumvero iba yanyumvishije. Tugeze mu cyumba ibirambaje Fabrice uranze. Nibuka nanye nk'umuntu nyine waganiriye ntanye ndabyibuka. Ndavuga ngo singiye kubeshya Imana kandi ejo ngo yarabyumvishe. Imana ntago nkuzi
irangije igisubizo nk'icyo cy'ubupapa ugikuye he? Irongera Fabrice uranzi mana ndakuzi ngiye kumupapa. Irambwira ngo none icyo gisubizo cyo ugikuye he? Yongeye kuyimbaza dicecekera. Irambwira ngo uranzi kandi guhera uyu munsi ujye uvuga kunzi. Amen. Nago Imana tuyimenye cyangwa nago turabera kuri ngo twakoze neza tuyimenye y'ibyaha, ahubwo turayizi kubwa Kristo Yesu watwitangiye akadupfira. Haleluya. Kandi kubw'uwo nguwo dufite ubushizi bw'amanga kuvuga ngo dufite ubugingo. Uko byagenda kose niba tugumye muri ibi byizerwa tuzabana nayo mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. We kwemera yuko Satani aguheza hanze cyangwa se ngo akubwira ngo nagukwiriye kwegera Imana, yegere kuri kw'Imana ubwayo yarangije byose ku musaraba. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Guhera uyu munsi birashobora kumvaga muri wowe utahagaze neza cyangwa Satani akubwira amajwi menshi cyane, ariko bwira Imana ubwire ngo mwami Imana none ndahari. Haleluya. Kandi none ndahagaze, nago Satani yongera kunyishima hejuru. Umwanditsi yanditse neza aravuga ngo winyishima hejuru wa mwanzi wanjye kuko ningwa nzabyuka. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Giye kugufata ngo guheze mu kazitiro kubwihebe no kumva wanze Imana cyangwa kudashaka kwegera Imana, ahubwo dufite umutambyi umwe mukuru watwitangiye ku musaraba. Amen. Ndasoje. Tugiye gusenga Imana. Ubwira Imana mwami Imana mbe kugirirwa neza nawe. Haleluya. Imana yarakubabariye kandi iteguye iteka ryose kukwakira. Kureba ngo wirebeho uvuge ngo uyu munsi kubera yuko naguye mu cyaro runaka, birashobora ko korari yaguhagarika kubera yuko nyine amahame n'amabwiriza ya korari ariko avuga, ariko ijuru ntago ryaguhagaritse. Egera Imana mu izina rya Yesu Kristo. Birashobora ko umugabo wawe mushaka gushwana, umwe akajya mu cyumba cyiwe n'undi akajya mu cyumba cyiwe, ibyo ni iby'umugabo no mu rugo rwawe, ariko ku Mana ntago baguhaye icyumba cyawe wenyine. Genda wegera Imana, Imana iracyahari mu izina rya Yesu. Haleluya. Kandi yiteguye kukwakira. Reka ninginga umushumba yongera aza dusengere, hanyuma uko wumva ushaka kugira ngo ubwire Imana umwami Imana nkomeza ubwire Imana y'umutima wawe. Amen.